ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ndashimiye Imana kuko yongeye kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo ndashaka ko tuganira amagambo yitwa kumaramaza. Kumaramaza mu byo kwizera. Umunsi umwe narimo nsoma Zaburi ya Dawidi iriya ya 23, ngeze ku murongo wa nyuma hariya havuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nahise numva ko harimo kumaramaza. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kuba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose bisobanuye byinshi. Ni ukuvuga ngo nanjye nzagumana n'Imana, nzakomeza mbe hafi y'Uwiteka iteka ryose mu buzima bwanjye bwose. Yaramaramaje. Amagambo yerekana kumaramaza. Byatumye ngira umutwaro, ndavuga ngo uyu mugabo yaramaramaje koko. Byatumye mfata gahunda yo gusoma igitabo cya Zaburi kugira ngo ngende ndeba amagambo yo kumaramaza kwa Dawidi. Birumvikana ko muri aka kanya ntagiye kuyababwira yose kuko ni menshi, ariko nahisemo amagambo makeya agaragaza kumaramaza kwa Dawidi. Dawidi muri ya Zaburi nyine ya 23 hari ukuntu yabaze imigisha y'Uwiteka. Amara imigisha y'Uwiteka, kugira neza k'Uwiteka. Hanyuma nibwo yaje gufata icyemezo cyo kumaramaza, kuko yabonye Uwiteka, yabonye Imana igira neza, yabonye Imana imugirira neza. Natwe rero ushubije amaso inyuma, ushubije intekerezo inyuma, Imana itugirira neza. Imana yatugiriye neza. Sinzi ibyo Imana yagukoreye, gusa nzi ko yakugiriye neza, yagufashije, yabanye nawe mu bihe byari bikomeye, n'ubu biracyarimo gukorera ibitangaza. Nta kindi wakora, nta kindi wayitura. Nyuma yo kumenya ko Imana igira neza, nyuma yo kubara imigisha Imana yaguhaye, nyuma yo kwiringira ko amasezerano yose Imana itanga ari ukuri, hari ikiba gisigaye no kwitura Imana. Imana yawe wayitura iki? Ntacu ufite wakwitura Imana, ariko hari icyo wakora. Urugero rwiza ni uru nguru rwa Davide. Iyo dusoma nyine izi Zaburi nari mvuze haruguru, Zaburi zitandukanye, hari ibyo yiyemeje gukora mu buzima bwe bwose, kandi yarabikoze. Ntabwo yabivugishije amagambo gusa, ariko yarabikoze mu buzima bwe bwose. Hari ibintu 7 Dawidi yiyemeje gukora mu buzima bwe. Hashobora kuba hari ibindi byinshi, ariko mu byo Imana yampaye, yampishuriye nsoma ijambo ryayo, ni ibintu 7 ukuntu Dawidi yiyemeje mu buzima bwe. Reka tubanze tubivuge, hanyuma tuze kubigarukaho dusobanura mu ncamake buri jambo. Ijambo rya mbere, Dawidi yiyemeje gusenga ubuzima bwe bwose. Icya kabiri, Dawidi yiyemeje gushima Uwiteka igihe cyose. Icya gatatu, Dawidi yiyemeje kwamamaza izina ry'Uwiteka iteka ryose. Icya kane, Dawidi yiyemeje kwihana ibicumuro bye igihe cyose. Icya gatanu, Dawidi yiyemeje gukiranuka igihe cyose. Icya gatandatu,
Dawudi yiyemeje gutanga ibitambo igihe cye cyose. Icya karindwi, Dawudi yiyemeje kuzarinda ururimi rwe iteka ryose. Amen. Haleluya. Murumva ayo magambo atadukwiye natwe nk'abakristo? Murumva tutagomba kwiyemeza muri izo areas ko ari 7? Reka tumaramaze twigane David. Imana irahari, Yesu Kristo arahari, Umwuka Wera arahari. Ubwo butatu butagatifu buzadufasha kugira ngo dushobore kumaramaza, kugira ngo dushobore kuyegera. Ntabwo ari umurimo wacu. Umurimo wacu ni volonté. Umurimo wacu ni ugutera intambwe tukagaragaza ubushake, hanyuma Imana izadukomeza. Haleluya. Imana izadukomeza. Dawudi yiyemeje gusenga. Umva uko amagambo y'Imana avuga. Uwiteka, mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzaza nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Haleluya. Dawudi yigiriye inama yo gusenga mu gitondo, gusenga Uwiteka mu gitondo, gusenga Uwiteka atarahura n'ibizazane, atarahura n'ibibazo. Birashoboka ko ari we wazanye nibature. Buriya gutangiza amasengesho nk'abamuririmbye, asubuhi ninaamka na Bwana namshukuru kwa mapenzi yake. Mu gitondo ndabyuka ngashima Uwiteka, ngasenga Uwiteka, kandi ngategereza ibisubizo by'Imana. Dawudi yari yaremeje gusenga, kandi yari yemeje gutegereza ibisubizo by'Imana. Haleluya. Harimo no kwihangana. Gusenga, dusenge udasiba, dusenge twihanganye, dutegereje ibisubizo by'Imana. Icya kabiri, Dawidi yiyemeje gusenga Uwiteka igihe cye cyose, gushima Uwiteka igihe cye cyose. Zaburi ya 18 n'umurongo wa 50 haravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka nzagushima mu mahanga, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Haleluya. Dawudi yashimye Uwiteka iwabo muri Israheli, iwabo muri Yudaya. Ariko gushima kwe, yaravuze ngo gushima kwanjye kuzarenga imbibi. Ntabwo nzagushima mu gihugu cyanjye, ariko nzagushima no hanze, nzagushima no mu mahanga. Amashimwe yacu ntagomba kuba limite. Tugomba gushima Uwiteka kugira ngo amahanga mumenye. Tugomba kumwamamaza, tugomba kuvuga ineza y'Imana ubuzima bwacu bwose. Tugomba gucreatinga occasion zituma dushima Imana. Tukabikora nka Dawidi yari yemeje gushima Imana, kwamamaza, gushima Uwiteka igihe cye cyose. Icya gatatu, Dawidi yiyemeje kwamamaza izina ry'Uwiteka iteka ryose. Kwamamaza Uwiteka. Dawidi yari umuvugabutumwa. Yaravuze ngo nzamamaza Uwiteka hose. Hari amagambo dusanga muri Zaburi ya 28b n'9b. Haravuga ngo, ariko twebweho tuvuga
tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. 9b, twebweho turahagurutse turema. Haleluya. Hano harimo amagambo meza. Harimo decision ndakuka, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ariko twebweho turahagurutse turema. Iyo ngeze ahangaha nibuka ariya magambo dusanga muri Matayo igice cya 28, umurongo wenda duhere ku wa 18 tugeze ku wa 20, aho dusanga itegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo ridusaba kwamamaza, kuvuga ubutumwa, duhereye i Yerusalemu ni Samariya ndetse no mu isi hose. Hano Dawidi nawe yavuze ayo magambo ko bazavuga izina ry'Uwiteka, bazahaguruka bakavuga izina ry'Uwiteka. Ariko muri aya magambo nanone ndahasanga ikindi kintu. Yaravuze ngo twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka, twebweho turahagurutse turema. Muri uru rugendo ntabwo ugomba kugenda wenyine, ugomba ku influence abandi, mugahagurukana mukaba influence, ugahera iwawe mu rugo, abo mukorana. Ntukabigishe gusa ngo bahinduke, ariko ubigishe guhinduka no guhaguruka. Bahinduke, bamenye, bahaguruke, bavuge ibyo bamenye, bahaguruke bashima Uwiteka, bavuge ineza y'Uwiteka, muhagurukane. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha, bagira amahoro. Iyo muri babiri, ababiri barutumwe, iyo muri kumwe muhuje umutima, nibwo akazi kaborohera. Aya magambo yanyibukije amagambo ya Yoshua, nawe ubwo yahatiraga ubwoko bwabo kugarukira Uwiteka, nawe yavuze amagambo asa nk'aya ngaya. Yaravuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka iteka ryose. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Njyewe n'inzu yanjye twaramaramaje. Icyo bishaka kuvuga, yaravuze ngo mwebwe nubwo mutanyumvira, ubwoko bwa Israeli, inzu yanjye yo ndayishoboye, nzayiyo influencer. Mu yandi magambo, tugomba gutanga itegeko, tugatanga itegeko mu buryo bwiza, tukimika Imana mu ngo iwacu. Yego ntibyoroshe, ariko tuzabigerageze. To influence, tugomba ku influencer, to influence abantu kugira ngo twamamaze izina ry'Uwiteka. Duhaguruke twamamaze izina duhaguruke twamamaze ubwami bw'Imana ahantu hose aho utaragera. Dukure amaboko mu mpuzu, umugani w'Abarundi uko babivuga. Retrousser les manches, nguko abandi nabo babivuze, kugira ngo dukorere Uwiteka. Tuvaho turi, tuve muri our comfort zone, duhaguruke tuze kwamamaza Uwiteka kuko Dawidi yabikoraga. Icyakane, Dawidi yiyemeje kwihana ibicumuro bye. Dawidi rwose nicyo cyamurangaga. Yari umunyabyaha pe, yari umunyabyaha, yaracumuraga, yagwaga mu makosa. Nimba hari umuntu wakoze ibintu bibi, Dawidi nawe arimo. Yarasambanye, yarishe, yagize gute. Ariko Imana ikavuga ngo nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwanjye. Nuko yari afite umutima wireka, yari afite umutima waka imbabazi buri gihe. Muribuka iriya Zaburi ya 51, amaze gucumura, amaze kwica muka Uriya,
Jonathan ngira ngo amaze kumubwira ibijya amakosa ye, yanditse Zaburi yose ya 51 asaba imbabazi. Ariko hano nanone muri Zaburi ya 26 igice cya 6 cya 7 aravuga ngo nzakaraba ndafite igicumuro, niko nzazunguruka igicaniro cawe Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuge imirimo yose itangaza wakoze. Imana yacu irera, ntabwo tugomba kuyegera tukwera, tugomba kuyegera dukarabye, kuko Imana ikomeye yashizeho urukarabiro Imana yashizeho ni amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Tugomba kwezwa, tugomba guhora twezwa. Yego natire y'umuntu iragoye, ntabwo yezwa buri gihe, ariko nitugwa mu mosha, nitugwa mu byaha, cya gisima kiracyahari, cya kidendezi kiracyahari. Ntitukegera Imana twanduye. Tugire umucyo wo guhora twoga, kuko twoga ku mubiri, twoga buri munsi, tukaraba buri kanya. Muri bihe bya coronavirus duhora dukaraba, biratwigisha, n'inyigisho uko dukaraba buri kanya, uko twirinda, uko twiyeza muri ibi bihe bya coronavirus. Reka ari byo dukora natwe, tubyigane muri uru rugendo rwacu rugana mu ijuru. Duhore twezwa nk'uko Dawidi yabikoraga. Icya 5, Dawidi yiyemeje gukiranuka igihe cyose. Dawidi yiyemeje kwihana ibicumuro, Dawidi yiyemeje gukiranuka. Birasa naho bisa, ariko yiyemeje gukiranuka igihe cyose. Umva uko yavuze: ariko jyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo, yewe nzagendera gukiranuka mu buzima bwanjye. Harazamo notion ya integrite, gukora ibyiza, ibisa n'ibyiza byose ugomba kubikora. Ubikore aho bakureba, ubikore naho batakureba. Iyo niyo integrite. Yiyemeje kuba integre mu buzima bwiwe bwose. Natwe tugomba kuba integre, tugakiranuka ku bitoya, tugakiranuka ku binini. Ntawananirwa gukiranuka ku bitoya ngo azakiranuke ku bintu binini. Reka dukiranuke no ku bitoya, biba bizadufasha gukiranuka ku binini. Ibe culture, tubyitoze mu buzima bwacu bwa Gikristo. Icya 6, Dawidi yiyemeje gutanga ibitambo igihe cyose. Imana ntikeneye amafaranga yacu. Imana ntabwo ikeneye imibavu ihumura neza. No. Imana ikeneye umutima wacu. Imana ikeneye expression y'urukundo tuyikunda. Iyo twikoza ahantu tugatanga ibitambo. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ntimukantambire intama zimugaye, intama zinyangaye. Tugomba gutanga ibishishe kugira ngo twerekane urukundo. Icyo ni Imana ishaka. Irashaka kureba urukundo rwacu. Imana ntikoresha amafaranga. Imana ntirya amafaranga. Imana ntirya inyama. Ariko Imana ibishaka ngo twerekane really l'expression de notre amour envers lui. Nicyo Imana ishaka, nta kindi ishaka. Natwe rero tugomba kwitoza ibyo bintu, tukikora ahantu, tukisacrifice bivuye ku mutima, kugira ngo dushimishe Imana yacu. Imana yacu shaka ko tuyishimisha, shaka ko tuyinezeza. Inezerewe
nibwo igira icyo ikora. Tugomba kuyinezeza, natwe nyine tugomba kuyinfluencer kugira ngo itugire neza. Kimwe mu biye influencer ni amaturo atanganywe umutima ukunze. Hanyuma icya karindwi, Dawudi yarahiye kuzarinda ururimi rwe. Ururimi ni igitangaza. Ururimi rurica, ariko ururimi kandi rurakiza. Iyo turukoresheje nabi, nibwo biriya Yakobo yavuze mu rwandiko rwe rwa 3, ni agashashi gatoya gashobora gukongora ishyamba rinini. Ariko nanone iyo turukoresheje neza, ni isoko y'ubuzima, dutanga ubuzima, dutanga umugisha. Ntabwo ururimi rwacu, akanwa kacu kagomba kuba isoko y'umuvumo, ahubwo akanwa kacu kagomba kuba isoko y'imigisha. Niyo mpamvu Dawudi yavuze gutya, naribwiye nti, harimo decision, naribwiye nti nzarindira mu nzira zanje kugira ngo ndacumuza ururimi rwanjye, umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikirage no kutavuga, narahoze naho ibyaba ibyiza sinabivuga. Dawudi yarageze kure, yirindaga no kuvuga ibyiza kubera ko ari umwana w'umuntu atametiriza neza ibyo agiye kuvuga. Yahisemo no gutapfa kuvuga nubwo byaba ibyiza, kuko mu magambo menshi habamo gucumura. Aririnda pe, yaririnze. Hari agatabo nigeze gusoma k'umugabo witwa Derek Prince. Yanditse agatabo kanditswe mu Gifaransa, karavuga ngo votre langue a-t-elle besoin de la guérison? Ese ururimi rwawe rwaba rukeneye gukira? Ururimi ruvuga nabi, ururimi ruvuga ibibi ruba rurwaye. Muri aka gatabo yaravuze ngo hari indwara 6 dusanga mu rurimi. Hari indwara 6. Nta mwanya dufite, ariko wenda ikindi gihe cya vuba tuzaganira hejuru y'ururimi, kandi tuzavuga izo ndwara 6 ururimi rw'umuntu rushobora kurwara. Dawudi rero yari yaramaramaje, reka natwe tumwigane, tumaramaze gukurira Uwiteka, tumaramaze gukorera Uwiteka. Dawudi ni urugero rwiza. Dawudi yari umuntu nkatwe. Ibyo yakozwe natwe twabikora, hamwe n'Imana, hamwe na Mwuka Wera, hamwe na Yesu Kristo. Ibyo byose twabikora, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.